umutwe w'icyumweru cyo kurema wagizwe uwa karindwi wahiriwe n'Imana. Urakoze cyane muvandimwe, Imana iguhe umugisha. Nge ndagushimye by'umwihariko, utubwiye neza yuko itorero ari iry'Imana. Nibyo koko itorero ni iry'Imana, ariko si itorero ribi ry'Imana ryari. Abisirayeli igihe bataga amategeko y'Imana, igihe bataga ubuntu bw'Imana, bongeye kwitwa ubwoko bw'Imana? Muvandimwe, izina ryiza ntabwo ryabujije umukobwa kuruha. Nidukomeza gukora ibidakwiye, tugakomeza kugenda mu nzira zacu bwite, byange bikunde, akaga kazatubaho, akaga kazatumanukira, kandi tuzisama twasandaye. Nicyo kibazo. Aha hantu ngewe muri iki cyigisho, ngewe naranabikurikiranye, ntabwo ari inkuru mpimbano, naranabikurikiranye yuko ibi bintu by'imisatsi, yuko bishyigikiwe, yuko bihawe intebe mu gitabo mfite cyo cy'inama zigirwa itorero. Baravuga ngo benshi mu bitirirwa izina ry'Imana mu biki gihe bafatiye ayo mategeko cyangwa ayo mabwiriza nk'aho ari aya kera. Hano mu gitabo mfite mu ntoki cyo ibihamya by'itorero, umuzingo wa mbere, paje 387, baravuze ngo iyaba intumwa Pawulo yari ikiriho maze akitegereza abagore bavuga ko bubaha Imana, bafite imyambarire nk'iyi, yababwira amagambo yo kubacyaha agira ati, kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni, birinda kandi batirimbisha kuboha umusatsi. Ijambo ry'Imana cyangwa ijwi ry'Imana riri kwifuza Pawulo wasinziriye, ukuntu yacyahaga abagore baboha imisatsi, ukuntu yacyahaga abagore bambara nabi, ukuntu yaharaniraga yuko ubwoko bw'Imana, yuko abana b'Imana bakwambara kimwe, bakisiga kimwe, bakavuga rumwe, ndetse bagasokoza kimwe. Ariko ubu ngubu umuntu agomba kubikora uko yashatse kandi akitwa umukristo. None gucyaha kwa Pawulo kwagiye he? Niba Elena White yarabigarutseho, Petero akabigarukaho, nabo bari abakene. Rero hano mu gitabo mfite hano, nicyo bavuga yuko ni igitabo ivugabutumwa, paje 12. Reka wumve aya magambo kuntu afite, arimo ababaje cyane. Baravuze ngo akaga kugarije itorero ryacu muri iki gihe ni ak'ibintu bidasanzwe byinjizwa mu itorero, ibintu bishyira intekerezo z'urujijo mu bizera, maze bakaba mu rungabangabo, bakabura imbaraga mu gihe bari bazikeneye cyane mu by'umwuka. None muvandimwe, niba ibyo bintu bigenda byinjizwa mu itorero, abana b'Imana ba kera ko byagiye byinjizwa mu itorero, bagahagurukira kubirwanya, none uyu munsi ngewe nawe mu itorero turi kuhakora iki? Ese turi kuvuga iki? Ese turi gukora iki? Niba turi inyicazi, wibuke igihe Abisirayeli bari biyirije ubusa mu butayu, Umwisirayeli akazana indaya, umwana muto Feniyasi akareba ibyo bintu. Yari umwana muto, muri bo hari abantu, hari abasaza, hari abagabo, hari abantu bamuruta, ariko akareba ibyo bintu bigiye kubera mu ihema. Feniyasi aramanuka mu ntambara ikomeye, aramanuka, amaze kumanuka ngo akubita icumu muri wa Mwisiraheli, arikubita mu mugongo, rihinguranya mu butaka, arabica. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, Uwiteka aravuga ngo, nibura agahinda nari mfite, umugaragu wanjye Feniyasi hari icyo akoze. Nshuti yanjye, niba ijambo ry'Imana ryashima umuntu wishe, ahari wowe wamwica. Ntago nkubwiye kwica, ariko umva uburemere bwo gucyaha, umva uburemere bwo kunihira ibizira bikorerwa hera. Yesu yaravuze ngo bazihimbira inyigisho zihuye n'irari ryabo. Umuvandimwe yabaje ngo abafarisayo ni bande, abatambyi ni bande? None niba ibyo bakoraga biri gukorwa uyu munsi, mbese isaha ya gihanuzi tugezemo, ahari twese turi kuyibona, turayibona.
hano baranditse ngo kuri paji 12 ndi gusoma kuri paji 13 igitabo cy'ubutumwa bwatoranyijwe paji 12 ho baravuga ngo umugambi wa Satani ugerwaho neza iyo abantu biruka bakajya imbere ya Yesu maze bagakora umurimo atigeze abashinga. Ni kimwe niyo bari gukomeza kuba nk'uko Laodikiya imeze maze bakaba akazuyaze bakibwira ko bakize ari abatunzi ndetse ko ntacyo bakennye. Ayo matsinda yombi ni ibihome bisitaza. None ngo turi ubwoko bw'Imana. Niba turi ubwoko bw'Imana tutagendera mu nzira Uwiteka yaduharuriye, tutagendera mu muhanda Imana yaduharuriye, mbese nshuti yanjye icyitegererezo gikomeye cyane. Ubaye ukora muri banki, ukora muri banki ukamara imyaka 10-15 ubara amafaranga y'abandi nta yawe arimo, abandi biyubakira inzu bacuruza, ariko wowe ushinzwe kubara amafaranga yabo, mbese aho ngaho ku musozo w'ubusaza bwawe, ku musozo w'imvi, ku musozo hahantu utazaba ubasha guhaguruka, mbese aho ngaho uzaba warakoreye iki? None se kubara agakiza, kubwiriza wowe utibwiriza wowe ubwacu, birababaje cyane. Ngewe birambabaza iyo urebye amakorari ya Kidivantiste ariho, amakorari yayandi rwose aririmbira Imana, yayandi yitorero, ugasanga menshi imisatsi babawushye, ibintu bikomoka ku ngamiya, ibintu bikomoka ku bapfu, abenshi banabivuga batazi aho bituruka, ariko ugasanga turi gushyigikira ibintu nk'ibyo ngibyo. Bavandimwe, reka dushakashaka ibi Umwami wacu ashima, kandi buri wese abera ubugingo bwe, naho kugendererwaho twaragenderewe bikomeye cyane. None mwibuke ku bantu bakuru babaga mu itorero hashize, umuntu wazaga wiyambariye uko ashaka, mbese yararirimbaga. Umuntu wazaga yaboshye imisatsi, mbese yararirimbaga. Umuntu mbese yikoraga ibyo yishakiye. None se Bibiliya twakoreshaga yaragiye haza indi? Bavandimwe, uko tugenda tumanuka, uko Satani agenda tumanura ku mahame y'ibyo twizera, tugacika intege, byange bikunde tuzisama twasandaye. Ntago nabikwifuriza, ahubwo nakwifuriza kugendera ku cy'Umwami wacu ashaka kandi ashima, mu izina rya Yesu.